Ndabashuhuje bene data mwebwe mwese inshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, abakunzi b'umusaraba bari hirya no hino mu migabane itandukanye, n'amahoro y'Imana nabane namwe. Mbifurije umunsi mwiza aho muri hose mbere ya byose, kandi nshima Imana ko iduhaye aka kanya ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Claude, ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 6, ntuye mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Runda, akagari ka Ruyenzi, mu ntara y'Amajyepfo. Itorero ryanjye ni ADEPR, paruwasi nayo ni iya Runda, umudugudu ni uwa Ruyenzi. Imana iduhane umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 70. Turahera ku murongo waho wa mbere, cyangwa se turanayisoma yose kuko ni ngufi. Haravuze ngo, Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwa n'isoni bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwa inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha aha, basubizwa inyuma ku bw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire, bakunezererwe. Abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana tebuka uze aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Turasoma nanone kandi muri Zaburi ya 69. Niyo turasomamo imirongo itari mikeya n'amagambo nashatse guhuza, kandi yose yavuzwe n'umuntu umwe. Mana nkiza, kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye. Ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara. Ngeze muri nyina, umuvumbi urantembana. Kurira kuranduhije, umuhogo wanjye urumye. Amaso yanjye yarerutse ngitegereza Imana yanjye. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi. Abashaka kundimbura bampora impamvu z'ibinyoma barakomeye. Nibwo narihishijwe icyo ntanyaze. Mana ni wowe uzi ubupfu bwanjye. Ibyaha byanjye ntubihishwa, Mwami Uwiteka Nyiringabo. Abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisiraheli, abagushaka be guterwa igisuzuguriro n'ibyanjye. Kuko nihanganira ibitutsi bakuntukira, mu maso hanjye huzuye ipfunwe. Mpindutse umushyitsi kuri bene data, n'umunyamahanga kuri bene mama. Imana itugire neza. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Muri aka kanya, muri aya masaha, aya magambo anje ku mutima, kandi numvise ayo magambo ntayihererana, kuko iyo umwuka wera aduhumekeyeho, aduhaye ijambo ry'Imana, riba ari ryo kudukomeza, ariko kandi byagukomeje haba hari n'undi byakomeza. Kubera ko ubuzima abantu babamwo mu isi burasa hirya no hino, cyane cyane ku bamaze kumenya Imana. Yohana we yavuze ko dusangiye amakuba n'ibyago.
bishatse kuvuga ko haba muri Afurika, haba muri Aziya, haba muri Amerika, haba mu Burayi, ahantu hose umukristo ari agira intambara zisa n'iza mugenzi we, kuko turwana n'umwanzi umwe. Nubwo tutagira ibigeragezo bisa, ariko umwanzi turwana n'umwe, tukagira Imana imwe, tukagira ibyiringiro bimwe, twahawe umwuka umwe, kandi turajya ahantu hamwe. Abantu rero abantu bahuje ibyo bintu byose, ntushobora guhakana yuko ijambo ry'Imana ritabafitiye umumaro bose. Muri iki gitondo umwuka w'Imana arambwiye ngo mbabwire ngo Imana ijya itabara mu buryo buri irijanse. Igitabara mu buryo buri irijanse. Ni Imana itabara mu buryo bwihutirwa. Ku bayikeneye, hari igihe umuntu ajya imbere y'Imana afite ibyifuzo bitandukanye agiye kubwira Imana, hakaba n'ujya imbere y'Imana abwira Imana ati ibintu nkubwira ni ibintu byihutirwa. Haleluya. Ndagira ngo Imana yacu nyishimire ko ari Imana ijya yumva gutabaza k'umuntu wayo, ikaba yatabara mu buryo bwihutirwa bitewe n'impamvu runaka. Haleluya. Ntabwo umuntu ugiye gusaba miliyoni cyangwa se miliyari y'amafaranga yo kubaka etaje igeretse kangahe, icyifuzo cye gishobora kuba cyihutirwa nk'icy'umubyeyi ugeze ku iseta bagiye kubaga. Imana yacu ni Imana, haleluya, ni Imana iba hose kandi ikamenya ahantu umuntu ageze. Haleluya. Ikamenya ahantu umuntu ageze, ko ageze ahantu hashobora kuba ikenewe mu buryo buri irijanse, mu buryo bwihutirwa. Imana ishimwe cyane. Aya magambo dusomye ni amasengesho, kandi ni amasengesho yasenzwe n'umugabo umwe witwa Dawidi. Dawidi mwene Yesayi, umwami wa kabiri wa Isiraheli, uw'Imana yatoranije ngo azayobore ubwoko bw'Imana. Dawidi mu buzima bwe, nitugira umwanya tuzaganira intambara zigera muri 5 Dawidi yarwanye mu buzima bwe zihagarariye izindi zikomeye, tuzaziganira rwose. Ariko yabayeho mu buzima bw'intambara nyinshi kandi z'ubusa. Arasenza bati abanyangira ubusa, intambara mfite n'iz'ubusa. Kubera iki? Impamvu z'isi z'ubusa ni ukubera iki? Dawidi yatoranijwe n'Imana, ntawe uruhare yabigizemo, ntabwo yatekenitse. Igihe kigeze atangira kwinjizwa mu rugamba n'amavuta Imana yaramusize kubwo gushaka kurwanirira ubwoko bwa Isiraheli, adashaka icyubahiro, adashaka no kumenyekana. Muzi uburyo yishe Goliyati akamutsinda rwose, ariko ntibimuvire mu ishimwe, agatangira kwangwa n'umwami. Ndebera umusore w'imyaka 17 wajya guhigwa n'abasirikare b'ibwami, special force 3,000, ndetse n'umwami ubwe agahaguruka kujya kumureba. Dawidi yajyaga yibaza ati ariko nk'ibi ni ukubera iki? Kuki intambara nk'izi? Muzi uburyo bashatse kumushyingira umugore w'umwami, nabyo bitarimo urukundo, ari impamvu zo kumutega imitego. Bajyaga bamwohereza, Sawuli yigeze amutuma kujya kumuzanira inkwano, agiye kumushyingira, avuga ati ndashaka ko unkwa ibinyita ibinyita 100 by'Abafilisitiya, niyo nkwano nkwatse. Aragenda amuzanira 200. Yajyaga amutuma mu rugamba yateguye ko araza kurugwamo. Dawidi akagenda ku rugamba, urugamba akarutabarukamwo, n'abasirikare yajyanye nta n'uwakomeretse. Ibyo byose ntibinezeza uwo akagombye kuba yaranezerwaga n'ibyo ngibyo. Agahigwa, akarara mu myobo, akarara mu buvumo, akarara mu bihanamanga,
Sawuli akamusangayo, Dawidi akamugirira impuhwe ntamwice mu buryo nk'ubwo, ibintu birenze cyane. Haleluya. Ariko ntabyiturwe. Birashoboka rero ko aha yarageze ahantu hamukomereye, yumva akeneye Imana ko yamurengera. Haleluya. Abwira Imana ati, Imana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati, aha turagufashe, turagushyikiriye, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Haleluya. Imana yacu igisubiza inyuma ingabo zihagurukiye kuturasaho no kuturwanya mu buryo bwihuse. Aha Dawidi yari akeneye Imana, bitari ibintu byo kuvuga ngo uzaze mu cyumweru gitaha. Oya, ati tebuka. Haleluya. Imana itebuke ku buzima bwawe, Imana itebuke. Haleluya. Ndabizi ko ukeneye Imana kwigutabara. Ufite urubanza, ufite intambara mu kazi, ufite ibibazo mu rugo, urakubititse, ufite ibirushya, urwaye indwara ikomeye, bakubwiye ko utazakira, warivuje ahashoboka. Haleluya. Imana yacu ni Imana igitabara mu buryo buri irijanse. Abwira Imana ati tebuka. Arabati kandi abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana yacu ni Imana itabara, ni Imana irengera. Aho umuntu ageze, aho umwanzi avuga atawa, siwe wabona, Imana igiseruka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije gutabara mu buryo buri irijanse. Imana yongereremo ishimwe. Hatubwiye ku murongo wa 5 ati, ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana tebuka uza aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Abwira Imana ati ntutinde, nta bintu byo gutinda, kuko abandwanya bandi hafi, kuko intambara zindi hafi, kuko amakuba ndi hafi, kuko ibirushya biri hafi, ntabwo norohewe. Abwira Imana ngo utebuke ntutinde. Haleluya. Imana ntitinde ku buzima bwawe, Imana ize yihuse, Imana itabare, Imana yigaragaze. Haleluya. 69 yavuze ati, Imana nkiza, kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye, ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara. Hari igihe ibibazo biza, hari igihe intambara ziza, ukumva uramanjiriwe, ukumva ubuze aho werekeza, ukibaza ngo ndagira nte, nderekeza he? Nderekeza hehe ko ntafite aho nerekeza? Ndabona iburyo byanze, ibumoso biranze, imbere n'inyuma biranze, ndarigise. Haleluya. Bwira Imana ati ndarengewe isuri, ndarengewe, ndumva ndi kumanuka muri nyina hepfo iyo ngiyo, ndi kugenda nsaya mu byondo birebire bidafite ahantu umuntu yahagarara. Ibi ni ibibazo, ni intambara n'amakuba, ni ibirushya byinshi cyane. Yabonaga bisa nk'ibigiye kumurengera. Ndashaka kukubwira ngo Imana ntabwo iri bwemere yuko urengerwa n'amakuba, ibibazo bikurengera ngo bigere ahantu utakibasha guhumeka. Niba ukiringiye Imana, niba ukizeye Imana, niba ugifitiye Imana icyizere, niba ucyumva ko Imana yatabara, ndagira ngo nkubwira ngo Imana igitabara mu buryo buri irijanse. Neza ugeze hahandi cyamunara iri bube mu gitondo, Uwiteka akitamurura. Haleluya. Neza ugeze hahandi ufite dosiye ikubwira ngo urasezerewe mu kazi, neza wibaza aho abana bawe ubuzima bari bujye mu rugo rwawe, Imana ikigaragaza. Haleluya. Neza kwa muganga banzuye ngo ni urupfu, ijuru rikigaragaza. Imana ishimwe cyane, Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Aravuze ati
kuranduhije, umuhogo wanjye urumye, amaso yanjye yarerutse ngitegereje Imana yanjye. Hari igihe umuntu ategereza, hari igihe umuntu asenga neza, ukumva neza neza isi iragushiranye, kandi ahantu uri ukabona urakubititse, imvura ikakunyagira, ahandi izuba riva, ukabona amakuba akubanye menshi, ibyago birakumiranyije. Alebo sandala sikiri ba igresiandrome shalita likotaya zini mandra sikire vadraya sire mandra yakuta. Imana yacu, haleluya, ikururuka abanzi barimo bavuga ati siwe wabona yarigenza, umva ko Imana yaba ari Imana, ikazi igatanga hora ikigaragaza. Haleluya. Dawidi yavuze ati abagukunda be gukozwa isoni n'ibyanjye, abakunda ko nsinda bashyirwa hejuru, abakwiringiye be kumwazwa n'ibyanjye. Hari igihe umuntu avuga ati ndasebye, nsebeye muri bene data twasenganye, nsebeye muri bene data twakoranye umurimo, nsebeye muri bene data twagendanye, nsebeye muri bene data nabwiye ko Imana ishobora byose. Ariko ndagutangariza ngo ntabwo uri bumware, ntabwo uri busebe, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Ndaguhanuriye muri uyu mwanya, ntabwo umwarwa, ntabwo ukorwa n'isoni. Igisuzuguro cyari kigiye kukuzaho, Imana iragiteru gishyire ku bakubwiraga ngo urasebye. Ikimwaro wibwiraga ko kigiye kukuzaho, Imana irakimurira ku bakubwiraga ngo uramwaye, abakubwira ngo ko akubayeho. Uwiteka agiye kunyuranya ibihe, agiye kunyuranya amasaha, agiye kunyuranya ibintu. Abantu baraza kuvuga ngo Imana yiringiye niyo Mana yo kwizerwa. Hila bini mandara siri graya siri mandara yakita hola sharavayi ni mandara sike dotaya iniwanda bone sikara bone shandrome. Ndagira ngo ngutangarize ngo kumwarwa ntibihari, gukorwa n'isoni ntibihari. Yo Rabi, niba wiringiye Imana ya rwose, ndagira ngo uyu mwanya huri uzamura ikiganza ngo usengere, umenye ko Imana yacu ari Imana igitabara mu buryo buririjanse. Mana, mu izina rya Yesu, nutabara uyu muntu wihebye, nutabara uyu muntu wikoreye amaboko, nutabara uyu muntu ibimwaro byakomanze ku muryango no ku madirishya, nutabara uyu muntu wumva wabuze aho yagana, nutabara uyu muntu igihugu kibanye gito, nutabara uyu muntu urugo yumva rumubanye umubirizi, nutabara uyu muntu wirukanywe mu kazi, nutabara uyu mukobwa imyaka ibanye myinshi, nutabara uyu musore wabuze uburyo, nutabara uyu muntu imanza zibahereye kabutindi, nutabara uyu muntu cyamunara zibaye ku buzima bwe, nutabara uyu muntu urwaye babwiye ngo azapfa. Rabi, numwiyereke, nurinde ubugingo bwe, nutabare buri muntu wese ugutegereje, kandi utabare ntutinde, kuko tubonye kuri Imana ijya yumva buri muntu wese, ariko aho ukenewe byihuse ukahaseruka vuba. Ndagushimiye kubidukoreye, ndagushimiye imbabazi zawe. Icyo ni kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Imana iri kumwe na mwene so Ev.Iribanje J Claude. Amen. Tuzakomeza ubutaha tuganira ijambo ry'Imana.